لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تجعل علمنا حجة يوم يقوم الحساب. Shimeni kuzani bya Allah subhanahu wa ta'ala mahrum ishashakare kumwiza mu ntumwa zose n'abahanuzi muhererezi muri zo nohereje ku isi ari impuhwe umukunzi wacu n'umugabo wacu Muhammad nayo mahoro asakare ku bantu be n'abasanyanye dowe n'abakurikirana zakomeza kubakurikira mu kujya neza kujya ku munsi umeruka. Ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatwakirira uyu mwanya akawugira umumaro kandi umugisha kandi uba wakozwe hagambiriwe kuzabona ibihembo bye. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ko yahora twereka ukuri iteka akadushoboza kugenderaho, akatwereka ikinyoma akadushoboza kukibakura akadushyira muri babandi bumva amagambo agakurikira meza muri yo, kandi nanone musaba ko yatwongerera ubumenyi n'ubumenyi bwacu bukaba bw'umumaro iteka ryose hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Ni umwanya rero duhura buri cyumweru tukigishanya kuri isoko mu masoko akomeye dukomoramo kumenya idini, isoko rishingiye kuri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cyane cyane ko nkuko ari ryo hame nta wundi musingi wo kugandukira Imana uretse ubumenyi. Iyo umaze kumenya ni ushobora kuganduka n'abamenyi. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati, Imam Bukhari ajya kwandika igitabo umuryango w'ubumenyi yaravuze قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. banza umenye ko nta yindi Imana ibikwiye gusengwa by'ukuri, hanyuma nurangiza usabe Allah imbabazi z'ibyaha byawe. Ni ukuvuga ngo ilmu, umuntu uko ufite ubumenyi biza mbere ya byose, mbere yo gukora ibada iyo ari yose, yaba ari ibada yo kuvuga cyangwa se ibada y'ibikorwa. Natwe rero iyo turimo kwiga sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nta gushidikanya niho tuvomamo ubumenyi butandukanye budushoboza kumenya uburyo dusenga Nyagasani wacu mu buryo bwemewe. Hanyuma no kwicara tuzirikana abavandimwe b'Islam ko twebwe ahangaha ni umwanya Imana ibara dushyizemo kugira ngo dukore, ni umwanya wo gukora ibihembo n'ejo, ni umwanya w'igihe gito, igihe gihoraho n'ejo, nta mwanya wo kurangara, nta n'umwanya wo kwibagirwa. Iyo wibagiwe rero ubwo ni ibyo ngibyo nyine, nka kwa kundi Allah subhanahu wa ta'ala yavuze muri hadith ya Abi Dharr ko abantu bazabwirwa ku munsi w'imperuka ati ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. Ngo bagaragu banjye ni ibikorwa byanyu ndabibabarira nkabibabikira hanyuma nkazabahembera. Uzabona ibyiza uzabyita alhamdulillah, n'uzabona ibibi ntazagira undi yitwaza uretse nafsi. Ni ukuvuga ngo amahirwe Imana yaraduhaye ku buryo bungana, nubwo bidashoboka ko twakoresha ku buryo bungana, ariko birashoboka ko iyo igihe kitaragera nta uracikanwa umunota cyangwa se isaha imwe Imana ikiguhaye kuba uri hano kuri iyi si, ushobora kuyibyaza impamvu ikomeye yaba impamvu yo kuva aho wari uri, haba ari ukuzamuka urwego ku rwari uriho, haba ari no kuva mu cyicaro umucyo wari uriho, ndetse birashoboka byose. Ubwo rero nta kurangara, dukomeze dushikame ku idini, dushakisha ubumenyi bw'idini, kandi n'icyo tumenye duharanire iteka kugishyira mu bikorwa kugira ngo duteganyirize ejo hacu hatari kure cyane. Ubwo rero muri isomo nyine rifatwa nk'umusingi mwikorezi mu idini, somo rireba ku mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna z'intumwa y'Imana zikubiye mu mvugo zayo no mu bikorwa byayo no mu byemezo byayo. Aho ngaho byose bifatwa ko ari sunna. Intumwa y'Imana yavuze, intumwa y'Imana yakoze, intumwa y'Imana yemeje, ibyo byose bifatwa nka sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umuyisilamu bimufasha kumenya uburyo agandukiramo Allah subhanahu wa ta'ala mu masengesho agiye atandukanye. Umuryango rero twari turangije ubushize
ubundi twari turimo kureba uburyo bw'isengesho rikorwa iyo habaye ubwira kabiri izuba ryafashwe, noneho bishobora gufatwa nkuko twabibonye igice cyangwa se rigafatwa ryose. Iyo ryafashwe igice nibyo bita kusuf, ryaba ryafashwe ryose hamwe nibyo bita khusuf, ariko iswala ikorwa n'imwe. Twari twabiganiriyeho rero mu mahadisi yacu ashize, ariko noneho nanone intumwa y'Imana rimwe iri muri iyi swala niho yeretswe ijuru ndetse yerekwa n'umuriro. Sinzi ni hadisi niba twarayikozeho, ni hadithi ya Asma qalat ataitu Aisha wa hiya tusalli. Asma aravuga ati nagiye kwa Aisha msanga arimo arasari, faqultu ma sha'anu an-nas فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت سبحان الله. قلت آية فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيت في مقامي حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثله أو قريبا. قال الراوي لا أدري أي ذلك. قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاث. فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يني حديث يامبري muri umuryango, ariko igikubiyemo nkuko biri muri hadith Asma. Yagiye kwa Aisha asanze arimo gusari, ashaka kumubaza, hari mu gihe cy'ubwira kabiri, ariko Aisha amwereka mu kirere, abona abantu basari bahagaze nyine, aravuga ati subhanallah, iki ni ikimenyetso. Noneho Aisha akoresha umutwe we nyine amwereka ko ari byo, nawe arahagarara kugeza ubwo mbese ibyo ngibyo byagaragaraga by'ubwira kabiri bivaho. Ati nkomeza rero gushyira ku mutwe wanjye amazi, ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana ishimagiza Allah subhanahu wa ta'ala, iranayirata. Hanyuma irangije iravuga iti nta kintu na kimwe nteretswe uretse ko ubu ndimo kukibona none ahangaha. Nta kintu na kimwe mu bintu birebana na Allah subhanahu wa ta'ala kunsobanurira ibijyana n'ibyihishe byo ngomba kumenya, cyangwa se ubumenyi ngomba kumenya nkabubwira abantu, uretse ko Imana ndimo kubyereka ubu nonaha. Kugeza intumwa y'Imana avuze iti yewe n'ijuru n'umuriro ndimo ndabireba. Fa uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithla au qarib. Ati kandi mu byo nahishuriwe nuko mwebwe muzageragezwa mu mva yanyu bisa nkaho cyangwa byegereye. Uyu rawa aravuga ati ntabwo nzi ibyo Asma yaba yaravuze, ese ni min fitnat al-masih dajjal, nibyo bigeragezo, cyangwa ni min fitnat al-munkar wa nakir, mu bibazo bibazwa na munkar wa nakir. Aravuga ati yuqalu ma ilmuka bihadha ar-rajul, nicyo uzi kuri uyu muntu. Bashaka kuvuga uyu muntu mbese ari mumva mu byo bamubaza, nkuko biri muri hadisi nanone zibisobanura mu bintu rwose bidashidikanywaho. Iyo umuntu akimara kuryamishwa mu mva ye mwana ndani, abantu bagiye, hahita haza munkar na nakir, bakamwicaza bakamaza ibibazo bitatu. Bakamaza bati nyagasani wawe nuwuhe, n'idini yawe ni iyihe, n'intumwa yawe ni iyihe. Ibyo bibazo ni ndakuka, n'ibisubizo byabyo umuntu abitegurira hano, ntabwo bitegura wagezeyo. Iyi ni hadithi gusa irimo irashimangira ko ibyo bintu biriho. N'ahangaha ntabwo ibyo bindi bibiri intumwa y'Imana yabivuze. Ndashaka kuvuga nyagasani wawe ni nde, n'idini yawe ni iyihe. Ariko intumwa y'Imana
yari irimo kuvuga iti mu byo umuntu abazwa aramubaza ati nicyo uvuga kuri uyu mugabo. Fa amma al-mu'min aw al-muqin, umuntu umwemera Imana cyangwa se umuntu udashidikanya mu kwemera kwe, ahangaha arawe yaravuze ati ntabwo nzi icyo Asma yavuze, ese ni mu'min cyangwa ni muqin, ariko yavuze kimwe muri cyo. Yari umwemera Imana cyangwa se umuntu udashidikanya mu kwemera kwe, aravuga ati huwa Muhammadun Rasulullah, we ni Muhammad, uwo muntu mumbaza, uwo mugabo mumbaza ni Muhammad, intumwa y'Imana. Ja'ana bil bayyinati wal huda, yatuzaniye ubuyoboke ndetse n'ibisobanuro byuzuye bidafite gushidikanyaho. Fa ajabna wattaba'na, turabyakira kandi turamukurikira. Huwa Muhammadun thalath, kavuga ati ni Muhammad, akabivuga inshuro eshatu. Umuntu umwemera Imana mbese ashimangira. Iyo amaze kubivuga rero, buriya ni nkaho abamarayika ba Allah subhanahu wa ta'ala bo bamaze kumenya ati uyu muntu koko yarahagaze ku idini y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nta n'ikindi bahita bamubwira nk'uko intumwa y'Imana ivugira, baravuga ati nam salihan, rwose ryamutekanye. Qad alimna in kunta la muqinan bihi, natwe twari tuzi ko ibyo bizi kandi utabishidikanyaho. Wa amma al-munafiq aw al-murtab, naho umuntu w'indyarya munafiq, ariko hano nifaq ivugo hano ni nifaqul i'tiqadi, ntabwo ari nifaqul amali. Nifaqul i'tiqadi ni riba yarakuye umuntu mu Busilamu ku buryo nta tandukanira ryo n'abandi bahakanye Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu nguyu ni nifaq al-akbar, nifaq inkuru. Aw al-murtab, cyangwa se umuntu ushidikanya muri imani ye. Nanone rawa kavuga ati la adri aya dhalika qalat Asma, ati ntabwo nzi. Asma we yavuze murtab cyangwa se munafiq, ariko munafiq we aravuga ati la adri, uwo mugabo murimo kumbaza ntawe nzi rwose. La adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu, numvise abantu bavuga tu, abantu bavuga nanjye ndabivuga tu, ariko wala sina khabari. Aho ngaho rero sasa niho bavuga ngo abamarayika bakamubwira ati la daraita wala talaita, ngo ntukamenye icyo ari cyo cyose. Bagahita bamukubita inyundo mirzaba, ni inyundo y'icyuma. Ntabwo abagabo bangahe bayiteraniraho ngo bayishobore iyo nyundo. Bayimukubita ishuri imwe gusa, kabira ibiremwa bikikije aho ngaho bikabyumva, uretse abantu n'amajini. Ibi rero nibyo bishimangira ko mumva abantu bahura na fitna n'ibigeragezo, kubazwa ndetse no guhanwa kuri ba bandi badashobora gusubiza biriya bibazo. Nibi ngibi rero ni ibintu bidashidikanywaho, ni ibintu abamenyi bemeranywaho, abamenyi bose min ahli sunna wal jamaa. Nta numwe uhakana fitnat al-qabr, ibibazo bya munkar na nakir, cyangwa se ibihano byo mumva. Ababihakana cyangwa se ababigoreka ni babandi bagoreka n'ibindi byose mu myizerere no mu yandi masomo yose, basanga akazi kaba ari ukugoreka. Namubwira ngo nta bihano. None se kuvuga ngo mwikaburi nta bihano, anta a'lamu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, niwe waba ufite ilmu kurusha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenshi intumwa y'Imana yajyaga ibwira abayisilamu ngo ikavuga yicaranye, a'udhu billahi min adhabil qabr, nikinze kuri Allah ngo andinde ibihano byo mwikaburi. None se intumwa y'Imana yabwiraga abasilamu ngo yikinze ku Mana ngo imurinde ibihano byo mwikaburi nta bihari? None se intumwa y'Imana yanyuraga ku ikaburi ikabaza iti nyamara ba nyirizi kaburi bari mu bihano atari byo? None se intumwa y'Imana yanyuze ku ikaburi, ahantu ikaburi hafi nkenye, yumva abantu bazo barimo baraboroga, irabaza iti ninde wabuzi bene izi mva bahambwe muri izi mva? Umwe mazanyanya ndamubwiye ati ndabaza ya Rasulullah, ni ryari bahambwe?
fil jahiliya aw mata, aravuga ati fil jahiliya. Rumva bigaragaza ko mumva harimo ibihano nk'uko intumwa y'Imana yabigaragaje mu hadithi menshi. Ni nayo mpamvu kubera ibihano byo mumva, intumwa y'Imana Imana ihe amahoro n'umugisha kandi yihembera ibyiza kuri umma kurusha ibindi yahembeye intumwa zose kuri umma muzayo. Nta kintu kizakora ku bantu uretse ko intumwa y'Imana yakigishije kandi igashyiraho n'uburyo bwo kutikinga. Niyo mpamvu kubera ubukana bw'ibihano byo mumva, ubukana bwa Munkar na Nakir, ubukana bwa Masih ad-Dajjal, niyo mpamvu intumwa y'Imana mu byo yatwigishije umuntu arimo gusari swala yose, yaba ari swala ya fardhu cyangwa se swala ya sunna, ntabwo ushobora kurangiza utavuze uti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi an-nar wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Ibyo bintu kubera ko intumwa y'Imana izi ubuhambare bwabyo n'ubukomere bwabyo, nuko abantu benshi bazahura n'akaga kubera kubifata minenembwe, bakubwira ngo adhab al-qabr ngwa ukagenda buke, ariko uba yageze yaba yabibonye arabibona kandi birahagije ibyo intumwa y'Imana atubwira. Iyi ni hadithi ya mbere rero. Hadithi ya kabiri ni hadithi Abdullah ibn Abbas qala in khasafat ash-shamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati nyine ubwira kabiri bwarabaye ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana irasari faqama qiyaman tawilan nahwa min qira'ati surati al-Baqara. Intumwa y'Imana irahagarara irasoma cyane nk'urugero, mbese iratinda nk'igihe wamara usoma suratul Baqara. Thumma raka'a ruku'an tawilan, irangije irunama iratinda nanone. Thumma rafa'a faqama qiyaman tawilan, ivuye ruku ntabwo yahise ijya sujuda nk'uko twabibonye mu zindi hadithi zabanje, yarongera ahagarara cyane. Wa huwa duna al-qiyami al-awwal, ariko bitangana nk'uko yahagaze mu ntuza mu gice cya mbere. Thumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna ar-ruku'i al-awwal, irongera irunama, ariko kunama noneho biri munsi yo kunama ku bwa mbere. Thumma sajada, irangije irubama. Thumma qama qiyaman tawilan wa huwa duna al-qiyam al-awwal, irongera irahaguruka ikora kwiraka ya kabiri, ubwo ikora qiyam ariko nanone itangana nka qiyam ya mbere kwiraka ya mbere. Wa huwa duna al-qiyam al-awwal. Thumma raka'a ruku'an tawilan, ikora ruku ndende nayo itameze nka ruku ya mbere ku gice cya mbere cya ruku kwiraka ya mbere. Wa huwa duna ruku'i al-awwal. Thumma sajada, irahaguruka nanone irongera irahagarara nanone gutyo, mbese bikagenda igabanya. Thumma sajada thumma ansarafa wa qad tajallat ash-shamsu, hanyuma noneho imaze gusujudu nyine imaze no kurangiza iswala, ikibazo cyari kiriho cyarangiye. Iki ashahid ubwo ni ukuvuga ngo iyi swala y'intuze y'ubwira kabiri ikorwa ari iraka ebyiri zigizwe na ruku enye na sujude enye, n'ubundi sujudu ziba ari ebyiri kuri buri raka, ariko itandukanye nuko ruku ziba ari ebyiri, guhagarara ukajya ruku, kongera ukazamuka ugahagarara ukajya ruku, wahagarara noneho akaba ari kujya sujudu, no ku nshuro ya kabiri ukabikora gutyo, warangiza ugatora salamu kalada. Hanyuma hakaba inyigisho rero nyuma yaho. Intumwa y'Imana irangije itanga inyigisho. Mu nyigisho yaravuze iti inna ash-shamsa wal qamara ayatani min ayati llahi, mu by'ukuri izuba n'ukwezi ni ibimenyetso mu bimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala bigaragaza ubuhambare bwe no kubaho kwe. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi, ntibishobora gufatwa kubera ubuzima bw'umwe muri mwe, ubuzima bw'umwe mu bantu cyangwa se urupfu rwe. Fa idha ra'aytum dhalika fadhkuru Allah, nimuzajya mubibona nk'ibyo ngibyo mujye mukuza Imana, musingiza Imana. Qalu ya Rasulullah ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamika, ntumwa y'Imana twarimo kukureba usa nk'uwafashe ikintu aho uhagaze aho ngaho, usa nk'ufashe ikintu nubwo utagifashe. Thumma ra'aynaka ka'ka'ata, turangije tukubona nanone usa nk'usubiye inyuma.
فقال صلى الله عليه وسلم إنهم إيمان رفقتي إني رأيت الجنة نجيو نبوني جرو فتناولت عنقودا أتي انفتقشا من مدوشا متكم جرو ولو أصبته أريك ينزق غفة نيابيو لا أكلت منه ما بقيت الدنيا ngari kuzarya kura ko gashami ko mwijuru igihe cyose izabikiriho. Ibaze intumwa y'Imana kubireba wa hadi min ma'alim nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam niki ni mu bigaragaza ukuri k'ubutumwa bw'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba yabaga ishobora kubihagaze mimbar irimo kureba ijuru ndetse igashaka no gufata ikintu mu bintu byo mu ijuru nk'igitangaza mu bitangaza byayo. Irabwira iti iyo nza kugifata abantu bari kuzakirya kugera igihe sizarangirira. Wa uritu nara nanone nere ku muriro ndawubona falam ara manzaran kal yawmi qattu afdal sinigeze mbona ku munsi nk'uyu muzima bwanjye ikintu gikanganye nk'icyo ngicyo nabonye. Waraitu akthara ahli hanisa kandi ngiye kubona mbona abenshi mu muriro ari abagore. Qalu bima ya Rasulullah ese kubera ikintu nka y'Imana? Qala bi kufrihin kubera ubuhakanyi bwabo. Ahangaho ubuhakanyi buri hano ntabwo ari bwa buhakanyi bw'urwego rwa mbere bukuru umuntu mu Islam. Nayo mpamvu abantu burya iyo udasobanukiye ibintu udashobora kumva ijambo ngo nubuhakanyi ngo uhite uvuga ngo uyu muntu ni mu muriro wa jahannam kubera ko wavuze ijambo ubuhakanyi. La, ntabwo ari ko bimeze. Iyo urwanye n'umusiramu mugenzi wawe nubuhakanyi. Nanone iyo urahiye indahiro y'ikinyoma, indahiro itari ku kindi utarahiriye kuri Allah nubuhakanyi. Intumwa y'Imana yaravuze ati man halafa billahi faqad kafara aw ashraka. Ariko nubuhakanyi cyangwa se bangikanya ritagukura mu busiramu. Nanone intumwa y'Imana yongera iti sibabul muslimu fusuq wa qitaluhu kufr. Gutuka umuislamu nukuba kure kwigomeka kuri Allah subhanahu wa ta'ala ukora ibyaha no kumurwanya n'ubukafiri. Ntabwo ari ubukafiri bugukura mu idini, ariko nibigaragaza ko iyo mico ntabwo ari yacu, iyo mico yo kurwana. Niyo mpamvu niyo abantu barwana ndetse bakajya no ku rwego rwo kwicana ntabwo byakura mu busiramu. None se Ali ibn Abi Talib na Muawiya ibn Abi Sufyan bararwanye intambara y'urudaca marakatu Sufin, ariko ntabwo byavanye mu Islamu. Niyo ntambara intumwa y'Imana yari yarayivuzeho iravuga iti imperuka ntabwo izaba mpaka amatsinda abiri mu Basilamu hagati yabo hazaba intambara ikomeye cyane hapfe n'abantu benshi. Yashaka kuvuga iyo ntambara yabaye hagati ya Ali ibn Abi Talib na Muawiya ibn Abi Sufyan. Bose bari mukuri, ariko kubera iki Imana ibarageneye nuko nguko nyine. Nanone Imana mwindi ayi kavuga iti wa in taifatani minal mu'minina qatatalu, ngo amatsinda abiri yabemera Imana narwana faslihu bainahuma, mujye mubakiranura mubunge. Imana iravuga iti barwanye ari amatsinda abiri yabemera. Ntabwo Imana yise amatsinda abiri y'abahakanyuya taifatani minal mu'minin nabemera Imana. Nibyo nibikwereka ko amakosa runaka abantu tugwamo duna shirk ataguhanaguraho wasu ya imani cyangwa se wasu y'uwislam. Hapana, keretse shirk niyo uhanaguraho ubusiramu. Naho ibindi byaha abantu bakora nk'ibyo ngibyo byose bifatwa gutyo. Naho rero intumwa y'Imana kuvuga ngo abagore benshi yababonye mu muriro, icyambere yahereye kuri kufrihin, ubuhakanyi bwabo nyine, ariko kufru itabavana mu Islamu nyine. Qila yakfuruna billah, aha ngaho byumve neza. Ese bahakana Allah? Niko bamubajije, nkuko natwe umuntu yabyumva atyo. Bahakana Allah abagore? Qala yakfuruna al-ashir, nuguhakana ibyo abagabo babo babagenera babakorera. Nuvuga ngo umugore ushobora kumuhuko n'umwe Imana yisobanuye mukabana n'imyaka 20, 30, 40, ibibazo byaza mu muryango, yahura n'uwo barimo kuregera cyangwa se kugira ngo abunge, ntabwo atinajya nkubwire ko mu myaka 45 maranye n'umugore n'uyu mugabo nta kiza cyensi.
wala shay, ahita akubwira ati ntabwo nta cyiza cye nzi. Ati koko uratinya Imana, nta cyiza cyanjye uzi wa mugore we? Nta byishimo wagize? Ati niyo yaba yarabyaye 20. Hadi hadunia, ntabwo wabyemera rero. Nibyo intumwa y'Imana yarimo kuvuga. Wayakfuruna al-ihsan, ndetse n'ineza abagabo babo bagirira bayemera. Iyo mwagiye mu rubanza kama hujawun tayawuna, law ahsanta ila ihdahunna dahra kullah, ngo ni aya amagambo y'intumwa y'Imana, ngo ushobora kuba wagirira umwe mu bagore ukamugira neza igihe cyose kibaho, thumma ra'at minka shay'a, ariko umunsi umwe akazakubonaho akayereri gusa, wanyereye kayereri kamwe umunsi umwe. Qalat ma ra'aytu minka khayra qat, umugore akavuga ati nta khairi nigeze nkubonaho nimwe wa mugabo, kubera akantu k'akayereri karimwe mu myaka 40. Nugusaba Imana taysir. Ibi ngibi ntabwo ari amagambo y'umuntu, ni intumwa y'Imana yabivuze. Niyo mpamvu nyine barabivuga, bagira n'umwanya bakazunguruka bagahana amakuru uko bashoboye. Ibi ni byo twari turimo rero kureba. Nanone indi hadith muri umuryango na hadith Abdullah ibn Umar بن العاص قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس ثم جلي عن الشمس. وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. ni hadithi ngufi yaturutse kwa Abdullah ibn Amr ibn As, irakwereka ko intumwa y'Imana yakoze iraka ebyiri zikubiyemo ruku enye na sujda enye. Aisha akavuga ati sinigeze nkora icyubamo kirekire nk'iki ngiki nakoze turi muri iyo swala. Nanone mu yindi hadithi ya Abi Mas'ud qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam inna ash-shamsa wal qamara la yankasifani li mawti ahad min an-nas walakinnahuma ayatan min ayati Allahi fa idha ra'aytumuhuma faqumu fasallu. Ngo izuba n'ukwezi ntabwo bishobora gufatwa kubera urupfu rw'umwe mu bantu cyangwa se ubuzima bwe, urupfu rw'umwe mu bantu. Hariho ubwo kera byajyaga bivugwa, haba nk'ikintu ngo buri ku zuba ryababaye kubera ko hapfuye umuntu mukuru cyangwa se byagenze gutya ibintu nk'ibyo. Intumwa y'Imana iti rero ibi ngibi ni ibimenyetso bya Allah subhanahu wa ta'ala, nimuzajya mubibona mujye muhaguruka musari. Uwo ni umurongo, nta bya bindi byo kuvuga ngo urikingirana mu nzu. Biriya ni mumenyetso bigaragaza ko Allah subhanahu wa ta'ala igihe icyo ari cyo cyose ashobora guhindura amateka. Ibyiza rero nuko mu ihali nk'ingi abantu bagaruka kwa Allah subhanahu wa ta'ala bagasenga. Nanone mu hadith Abi Musa qala khasafat ash-shamsu فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيت قط يفعله. Nanone Abi Musa rafugati izuba nanone ryarafashwe, intumwa y'Imana irahaguruka n'igihunga nyine no gutinya n'ubwoba, ivuga iti wenda ushobora gusanga ari imperuka igiye kuba. Iza mu musigiti ikora iswala ifite igihagararo kirekire ndetse n'ibyunamo birebire n'ibyubamo birebire ntigeze mbona nyuma yaha mbere yaha. Aravuga ati intumwa y'Imana aravuga iti hadhihi al-ayatu allati yursilu Allah, ibi ni ibimenyetso Allah yohereza, la takunu li mauti ahadin wala li hayati, ntabwo biba bitewe n'ubuzima bw'umwe cyangwa se urupfu rwe, walakin yukhawifu Allah bihi ibada. Allah subhanahu wa ta'ala bagira ngo atinyishe abagaragu be, wenda bibuke ko Allah subhanahu wa ta'ala igihe icyo ari cyo cyose hari icyo yakora, kandi waba warabaye wararangaye ntibikugwa amahoro. fa idha ra'aytum shay'an min dhalika fafza'u ila dhikrillah wa du'aihi wa istighfarihi, nimuzajya mubona kimwe muri ibyo ngibyo mujye mwihutira gukuza Imana no kwibuka Imana no gusaba Imana imbabazi. Ni ahadithi nyinshi rero muri umuryango zivuga gutyo zose. Hadithi ya Mughira ibn Shu'ba qala kasafa ash-shamsu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawma mata Ibrahim, ngo izuba nyine ryarafashwe
kujya cy'intumwa y'Imana igihe Ibrahim umwana w'intumwa y'Imana yapfaga. Faqala an-nasu, abantu baravuga bati kasafati shamsu li mauti Ibrahim, izuba ryafashwe kubera urupfu rw'umwana w'intumwa y'Imana Ibrahim. Intumwa y'Imana yarabwiye iti inna shamsu wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Nuvuga ibisubiramo kenshi cyane. Intumwa y'Imana kuri masala runaka yashobora no kuba yazana imvugo zitandukanye zigera nko 20 cyangwa se zinarenga, kugira ngo wenda abantu bumve ubuhambare bwo kuba ibintu bikorwa n'Imana babyegeka ku kindi kintu kidafite n'icyari cyo cyose, ikintu gito cyane. Kuvuga ngo naka yapfuye, ngo izuba ryababaye, ngo oya, ntabwo ari byo. Ubwo nyuma y'uyu muryango muremure urebana na kusufu na khusufu, niho nanone hari undi muryango uri imbere yacu utwereka nibirebana n'intuza n'ibintu by'urupfu, cyane cyane kubirebana na janaiz. Cyane cyane ko ibintu birebana na janaiz nanone ni kimwe mu bintu abayisilamu duhoramo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ugasanga rimwe na rimwe abantu amategeko bagomba kwitwararika n'imyitwarire bagomba kwitwararika, abantu ibingibi batajya babimenya, wenda usanga bashobora no kubyibuka rimwe na rimwe igihe cyamaze guhita. Ibintu birebana n'urupfu rero ni ibintu bihoraho rwose buri munsi, ijoro n'amanywa abantu barapfa kandi abantu bagahambwa. Ni byiza rero kumenya ngo uyu muntu apfuye kiba kigomba gukurikizwa ni kimwe no ku bindi byose. Ni umurongo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwigishije. Haba ari ukimara gupfa kumenya amakuru gusa ngo umuntu yapfuye, ibyo ugomba gukora intumwa y'Imana yarabitubwiye na Allah subhanahu wa ta'ala yarabitubwiye. Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abo ngabo nibo Allah subhanahu wa ta'ala ashimagiza. Ntabwo ari kumenya ko amakuru y'umuntu wawe wa bugufi, umubyeyi, umuvandimwe, inshuti, umwana yagiye, aho kugira ngo ukore uburyo bwa zikri bushingiye ku kugaragaza ko byose bikorwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ko afite ububasha bwose busesuye bwo gukora ibyo ashatse mu biremwa bye. Ukivugira ibindi bitandukanye, ndapfakaye, ndandagaye, sigaye he, abantu bakavuga ibintu bya. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti laysa minna, ntabwo yaba umwe muri twe, man shaqqa al-juyub, man latama al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliyya. Ntabwo yaba ari umwe muri twe umuntu umenya inkuru yuko yagize ibyago, ugasanga arimo arikubita, ugasanga arimo araca imyenda, ndetse arimo aravuga nk'amagambo yo mu gihe cya jahiliya, mu gihe cy'ubuhakana. Mbaye uwande, sigaye ku gasozi, ibintu bitandukanye abantu bavuga. Urumva hari unashobora kuvuga rwose kalimatul kufr, riri wazi, ijambo ry'ubukafiri riri wazi. Urumva kubera ikibazo cyo gupfusha. Nibi bikwereka intege nke za muntu. Ubwo rero mu mahadisi yanga tugiye kureba, turagenda tubonamo jawanib zigiye zitandukanye z'imyitwarire yakaranze umuyisilamu igihe yagize amakuba n'ibyago. Turera kuri hadisi ya Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Qala arsalat ibnatu nabi sallallahu alaihi wasallam ilayhi inna ibna li qubida fatina فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يحديث يا أسامة arimo aravuga ati umukobwa w'intumwa y'Imana yamutumyeho intumwa, umwana we ageze muri sakaratul maut, amutumaho intumwa aramubwira ati dawe umwana wanjye kandi yaratarapfa, ati yapfuye cyangwa se yagiye nyine, ndagusabye rwose uze. Intumwa y'Imana yabaga ifite ibintu byinshi, nawe urumva intumwa y'Imana. Fa arsala yuqri'u salama wa yaqul, intumwa y'Imana nawe ihita ituma ubutumwa ku mukobwa wayo imubwira ngo inna lillahi ma akhadha, mu by'ukuri uwagiye ni uwa Allah kandi niwe ushobora kumufata no kumutwara igihe ashakiye,
kandi n'uwagiye ni Allah uba waramuzanye ni waramutanze wa kullu indahu bi ajali musamma kandi buri wese afite igihe cye hano Imana yagennye falitasbir wa litahtasib ihangane kandi ibyago byawe rwose usaba Imana ukwihangana uzabihemberwemo fa arsalat ilayhi tuqsimu alayhi la yatiyannaha hanyuma umukobwa w'intumwa y'Imana yongera atuma ku ntumwa y'Imana aramubwira ati amurahira mbese ntimugiye kumubwira mumubwire n'indahiro yanjye mumubwire muti nukuvuga ngo abashizemo imbaraga ukuntu faqama ma'ahu Sa'd ibn Ubada intumwa y'Imana yumvise ubutumwa bw'umukobwa wayo irahaguruka iri kumwe na Sa'd ibn Ubada wa Mu'adh ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'b yahagaranye nabo basanyanyendo bane harimo na Zaid ibn Thabit ndetse na Rijal na abagabo babemera Imana min al-muhajirin wal ansar rumva intumwa y'Imana ntabwo yari guhaguruka yonyine farufi'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiy wa nafsuhu tataqaqa ka'annaha shan ati intumwa y'Imana igeze kuri uwo mukobwa wa mwana ugeze mu bihe bya nyuma baramuha ibona mbese nafsi ye isa nkaho irimo gushaka kuvamo nyine fafadat ayna muri ako kanya amaso y'intumwa y'Imana azenga amarira faqala Sa'd ya Rasulallah intumwa y'Imana ma hadha ibise kandi ni ikintumwa y'Imana faqala hadi rahma izini impuhwe ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi Imana zishize mu mitima y'abagaragu bayo wa innama yarhamu Allahu min ibadihi ar-ruhama kandi mu by'ukuri Imana igirira impuhwe abanyampuhwe mu bagaragu bayo ahangaha rero wenda nk'isomo ririmo nirihe ushobora kubona ku kintu kirebana n'ukuntu umuntu apfuye gutyo uri aho ngaho ahangaha intumwa y'Imana yararize ni nako n'abo basanyendo cyane cyane Ibn Mas'ud yabibonye Sa'd yabibonye ahita amubwira ati se kurize ya Rasulullah kandi nukurira ariko kudaherekejwe n'amajwi amarira akagwa nkuko nawe intumwa y'Imana yavuze amaso arazenga amarira avuga ku mwana w'Ibrahim namubwira ati mwana wanjye amaso arazenga amarira n'imitima yuzuye agahinda mu by'ukuri gutandukana nawe biratobaje intumwa y'Imana irimo kuvuga ku rupfu rw'umwana w'Ibrahim nangaha rero no kuvuga ngo nukuzenga amarira bitarimo urusaku bitarimo gusakuza bitarimo kwiterwa no kwikubita hasi ibyo nta kibazo bifite biba birebana n'impuhwe nyine niyo mpamvu intumwa y'Imana yavuze ati ni rahma ubwo rero umuntu azenza amarira kubera gupfusha ntabwo wakoze sakirirego ibyo nta kibazo ni n'impuhwe ikibi ni amarira ikibi ni amagambo ikibi ni ukwihenanga umuntu akikubita hasi ibintu nk'ibyo ngibyo n'ibindi حديث يكبر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ngo حديث عبد الله بن عمر aravuga سعد بن أبي وقاص yararwaye اشتكى سعد بن عبادة سعد بن عبادة yararwaye cyo gihe bari muri hijja n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam intumwa y'Imana ijya kumusura iri kumwe na Abdurrahman ibn Auf na Sa'd ibn Abi Waqqas na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum falamma dakhala alayhi intumwa y'Imana yinjiye kwa Sa'd ibn Ubada isanga akikijwe n'abantu be irabaza iti se byarangiye baramubwira ati la ya Rasulallah ntabwo biraragira intumwa y'Imana fabaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam intumwa y'Imana irarira falamma ra'a al-qawm bukaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam bakaw abantu babonye ukuntu intumwa y'Imana irimo kurira nabo bararira faqala ala tasma'un inna allaha لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم
wa inna almayyita yu'adhabu bibukai ahlihi alayhi. Intumwa y'Imana iravuga iti ubu ntabwo mwumva, ntabwo Imana ihanira umuntu uri uba wapfuye kubera amarira y'abamuririra cyangwa se agahinda kuje mu mitima yabo, ariko imuhanira kubera ururimi rwabo, indimi zabo. Intumwa y'Imana ibereka ku rurimi rwayo, cyangwa se ikamugira impuhwe nanone kubera ururimi rwabo. Nuvuga ngo umuntu ashobora guhanirwa amarira ya bene we, ariko aya ni amarira yahe nk'uko twabibonye, ya marira baherekejwe n'amagambo, amarira aherekejwe n'amagambo, amarira aherekejwe n'ibindi. Aya niyo marira rero umuntu ahanirwa. Naho kuzenga amarira kugira gute, ibyo ngibyo nk'uko twabibonye muri hadithi ya mbere nta kibazo bifite. nanone hadithi Anas ibn Malik radhiallahu anhu qala marra nabi sallallahu alaihi wasallam bi imratin tabki inda qabr. Intumwa y'Imana yanyuze ku mugore urimo kurira ari ku ikaburi. Iyi kaburi y'umuntu we n'umwana nk'uko bivugwa muri zimwe mu mahadithi. Intumwa y'Imana aramubwira ati ittaqillaha wasbiri, tinya Imana wihangane. Qalat ilayka anni. Umugore ababwiye intumwa y'Imana, ntabwo yari yamumenye, aramubwira ati wanyihoreye, ni nkaho ni imvugo nyine itiyubashye ukuntu. Fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifuhu. Ati ku ibyago nagize ntabwo ari wowe wahuye nabyo, nta nubwo ubizi. Ubari ijoro n'uwariraye ninjuza kaga nahuye nako. Faqila laha, wa mugore baramubwira ati innahu nabi sallallahu alaihi wasallam, wari urimo kukubwira ngo ittaqillaha wasbiri, ni intumwa y'Imana. Fa atat baba nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mugore yirukanyira ku ntumwa y'Imana ajya ku rugi rwe. Falam tajid indahu bawabin, ntabwo yigeze asanga urugi rw'intumwa y'Imana rufite wenda kwa kundi abarinzi nk'umuntu ukomeye cyangwa se wubashywe ngo abafite abamurinzi. Faqalat, wa mugore ahita abwira intumwa y'Imana ati lam a'rifuka, ntabwo nakumenye ntumwa y'Imana, ntumfatire imyitwarire itari yo nagize ndimo kugusubiza. Faqala sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana namubwira iti innama as-sabru inda as-sadmati al-ula. Subira ivugwa ni ya yindi ubwihangane bugaragara cyane cyane ku munota wa mbere ukaze, igihe ukimenya amakuru cyangwa se igihe ububabare bwo gupfusha gukira ububabare, aho ngaho ni subira. None se ko byarangiye uraza kumbwira cyagiye nakubwiraga niho ari guhita ubonera ibihembo? Kuko wagize ibyago ukihangana, Imana iguha ibihembo byo kubera kwihangana kwawe. Hari hadithi zigiye zitandukanye zigaragaza ukuntu Allah subhanahu wa ta'ala yakira kandi ishimwe kandi agashima umugaragu uhura n'ibyago, we yabibona gusa agashimira Allah subhanahu wa ta'ala. Imana ikabwira abamarayika, mwubake mu ijuru, mwubakire umugaragu wanjye mu ijuru urugo, murwite urugo rw'ishimwe. Kuriya n'umugaragu wanjye, numva najyanye n'umugaragu wanjye. Nuba rero nta mpamvu y'ibi bintu. Urumva ko n'uyu mubyeyi yari kwimva hariya, wenda no muri ibihe bya nyuma hari abandi ushobora gusanga bagenda bakajya kumva wenda na nyuma yo gushyingura nka nyuma y'icyumweru bagiye kurira. Ibi ni ibintu bihabanye n'abantu bemera Imana bakemera n'igeno ry'Imana. Hano hari indi hadithi ya Umar ibn Khattab radhiallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, نمغا إيمان رفزتي الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. wapfuye ahanirwa arahanwa mu mva ye bingana n'ukuntu yaririwe, ariko kuririrwa bya bindi biba bikurikiye n'amagambo bijyanye n'ibikorwa, ntabwo ari amarira gusa. Oya, kurira bijyanye n'amagambo. Nubwo ngo iyo ushaka gufasha umuntu wawe witabye Imana, kumufasha nuko wihangana. Wazenga amarira ntacyo ukihanagura, ariko ntugire amagambo uvuga, ntugire ibikorwa ukora, kandi ntugire ikindi urenzaho, ukaba urimo gushima Imana gusa, buri urimo kumufasha.
لأن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبي موسى يترسك أبي موسى قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاها وأخاها وأخاه. فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. وينقو أبي موسى رفضتي إجي عمر يبفوي صهيب يجاق فقتي umuvandimwe wanjye mbese arimo atarapfa iyo yabonye ko yapfuye nyine ariko abibona biri mu nzira kavuga ati umuvandimwe wanjye ndamubuza umuvandimwe wanjye Umar aramubwira ati ntabwo wamenye ko intumwa y'Imana yavuze iti mu by'ukuri imayiti irahanwa kubera amarira y'abazima muri bene wayo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ashaka gufasha umuntu we wagiye no kwihangana nta kindi warenza kuby'Imana iba yakoze ko yafa'al ma yasha. Imana ikora ibyo ishaka, huwa fa'alun lima yurid. Imana ikora ibyo ishaka, la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Imana ntabwo ibazwa ibyo ikora ariko abantu nibo bazabazwa. Ni ukuvuga ngo ibintu byose duhura nabyo Imana iba yaratwandikiye n'ibi ngibi biri hanze y'ubushobozi bwacu, nta kindi tuba tugomba gukora uretse gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone hano hari hadithi Aisha wa ibn Umar عن عروة قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ركوغيرتي ابن عمر يزام نيمفوغو nyine yavanye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho yarti intumwa y'Imana yaravuze iti innal mayyita mu byukuri umupfu cyangwa se umurambo wapfuye yu'adhabu fi qabrihi bibukai ahlihi arahanwa mumva ye kubera amarira y'abantu be. Faqalat Aisha ravuga ati wa hal ibn Umar rahimahullah inma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. ngo nanone Aisha nawe yongama aravuga ati intumwa y'Imana yaravuze mu by'ukuri ko uwapfuye ahanwa kubw'amakosa ye n'ibyaha bye, naho abantu be bo baramuririra ubu nonaha. qalat wa dhaka mithlu qawlihi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama على القليب وفيه قتل بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول. ngo nibi bimeze nk'uko intumwa y'Imana ihagaze ku cyobo ku munsi w'urugamba rwa Badri cyajugunywemo ababangikanyamana baguye mu rugamba. Intumwa y'Imana ikababwira iti, ikabwira abayisilamu iti ubu bo barimo kumva ibyo ndimo kuvuga none aha ngaha. Hanyuma intumwa y'Imana yongamo iti إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. أتبنون هنغو بوازينيزا إبجونا بابقرقا قروا كوري. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى. هاني ما عيشاران جيجي أرافقا توين هابقو واكون فيش ميرامبو هابقارو كون فيش أبجا ماتكوي ariko nukuvuga ngo ibyo baba barabwiwe bakabihakana nuko baba barimo kubibona bahura nabyo akaba ariko kumva ngira ngo kurimo kuvugwa hano. Ni ibingibi rero nawe mu yindi aya wa anta bimusmi' man fil qubur, ngo kandi wese wo kumvisha abantu bari mumva. Kubumvisha nko kuba bakumva amagambo yawe ariko bahura n'ukuri ko amagambo wababwiye noneho akaba ariko kumva kwabo iyo arimo kuvuga. Ibyo ari byose ni imvugo irimo akantu kameze nko kugaragaza ese koko umuntu ahanwa kubera amarira y'abantu be cyangwa se ahanwa kubera ibyaha bye n'amakosa ye, ndetse no kubona ibyo yabwirwaga wenda akitandukanya nabyo. Ariko byose birashoboka kubera ko hari imvugo z'intumwa y'Imana twagiye tunyuraho zibigaragaza. Intumwa y'Imana nawe muri hadith yaturutse kwa Aisha radhiallahu anha zawji nabi sallallahu alaihi wasallam yari umufasha intumwa y'Imana qalat inma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyya. Intumwa y'Imana yanyuze ku muyahudi w'umugore arimo gusoma arimo kurira yabki alaiha ahluha
abantu be barimo kumurira faqala innahum la yabkuna alaiha wa innaha la tu'adhabu fi qabriha warimo aramurira ngo kandi arimo arahanwa mu mva ye. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. حديث يا مغيرة aravuga ati uzari numvise intumwa y'Imana ivuga ngo uzaririrwa azahanwa bingana nuko yaririwe. Ibi byose rero ni ibintu bikwereka ko ibintu byo kutakira ibyago n'akaga abantu baba bagize ntabwo bikuzamura urwego urimo kubikora, nta nubwo bifasha ndetse n'uba wagiye. Niyo mpamvu turimo guhura n'imvugo nyinshi cyane z'intumwa y'Imana zivuga kuri iki kintu. Hii hadithi ya Aisha radhiallahu anha قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل بن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال إنهاهن فأتاه الثالثة قال والله ما غلبننا يا رسول الله فزعمت أنه قال فاحث في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. Iyi hadithi nyine igaragaza ukuntu intumwa y'Imana yabuzaga abantu kurira cyane cyane bapfushije ababo. Nko muri hadithi intumwa y'Imana imaze kumenya kwakira amakuru ni ukumenya ko Zaid ibn Haritha ndetse na Ja'far ibn Abi Talib na Abdullah ibn Rawaha abantu yari yashinze guhagararira urugamba rwa ntuza rwa Muta rwabaye mu mwaka wa 8 bose bapfiriye icyarimwe wasanganyana radhiallahu anhu. Bose ko intumwa y'Imana yabaga igiye kohereza urugamba habaga harimo umugaba w'urugamba hariho n'ufite ibendera. Sasa abangaba nibo babaga bafite iryo bendera muri urwo rugamba banahagararira urugamba. Habanje Zaid ibn Haritha intumwa y'Imana arabwira iti mugende urugamba ibaze baragiye bisanga ari abasiramu 3,000 bagiye guhura n'ibihumbi 200. Ibihumbi 3 bagiye guhura n'abantu 200,000. Nta kindi urugamba rwaratangiye barwinjizwamo batarwinjizwamo ruratangira abayisilamu bagaragaza ubutwari bwabo, ariko aba bose bari bahagarariye urugamba hagenda hapfa umwe. Intumwa y'Imana irabimenya. Ibimenye rero byagaragaraga ku maso yayo ko ifite agahinda kenshi. Hanyuma haza umuntu aramubwira ati abagore ba Ja'far barimo bararira cyane. Intumwa y'Imana aramubwira ati genda ubabuze. Aragenda arongera aragaruka aramubwira ati ntabwo bamwumviye. Intumwa y'Imana yongera aramubwira ati babuze. Arongera agaruka bwa gatatu abagore baratunaniye ni ukuvuga bafite imbaraga urababwira ibintu bakaguca amazi. Mbese ni nkaho yashatse kuvuga ngo noneho nubona ukomeje kurira ubamena itaka mu kanwa. Ariko ni imvugo y'ingiyi ya ntuza ya Aisha radhiallahu anha. Hanyuma abwira uwo mugabo aravuga ati koko urarushya intumwa y'Imana umuzanira amakuru barimo bararira. Intumwa y'Imana yakubwiye ngo genda ubabuze kurira. Urumva ikirimo hano muri hadith nuko intumwa y'Imana yasubijeho umuntu inshuro 3 ngigenda ubabuze bareke kurira. Ko kurira nta nyungu zirimo ku muntu kuba wagize ibyago byo gupfusha. Hanyuma indi hadithi nanone hadithi rahangaha ivuga Atiyya radhiallahu anha qalat nuhina an ittiba'i al-janaiz wa lam yu'zam alayna. Uyu Atiyya aravuga ati twabujijwe gukurikira ijeneza, ariko nta kintu gihambaye mbese icyemezo intumwa y'Imana yafashwe ngo ntituzazikurikira. Wasanga biki gihe bajya babona abandi bajya mu marimbe bashobora kuba bitwaza iyi hadith, ariko uko byagenda kose bayitwaza bafata igice cya nyuma gusa. Urebe uko abantu iyo bashaka
kwishyira mu bibazo barebe mbese icy'amarangamutima yabo ashingiyeho gusa. Hari umugore arakubwira, umuhatu arakubwira ati nuhina twabujijwe anitibai janaiz, gukurikira imayiti ku makaburi. Iki ntabwo bajya bacyumva, nta nubwo bajya bagihagararaho ngo bagihe imbaraga, ahubwo icyo baha imbaraga ni iki? Ni iki ngiki iri jambo rivuga ngo walam yu'zam alaina, ariko nta kintu mbese cyo kutubuza ku buryo ndakuka uri muzajye ku marimbi. Ubwo rero ugasanga abagore muri iki gihe nabo bashaka kujya ku marimbi, ushobora kubusanga bitwaza nk'iyi hadith, ariko mu by'ukuri nta mpamvu yo kuyitwaza. Umugore niba atomora ubwo akavuga ngo twabujijwe kujya ku marimbi, ibyo arabizi ko n'ibyavuzwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeza amasanyanyene, niyo mpamvu abivuga gutyo. Ariko ngo lam yu'zam alaina, ngo ariko ntabwo byashyizwemo imbaraga. Iki ngiki ko iyi ngiyi ntabwo ari nka hadith wavuga nk'izindi hadith nyine ngo tuvuga ngo qala rasulullah sallallahu, iyi ni qawlu sahabiyya rimo aravuga. Ushobora kuvuga uti ko arimo kuvuga ngo ntabwo byashyizwe, ko yemera ko babibujijwe, ngo yarabyumvishe ku buryo budashidikanywaho, ngo ariko ngo ntabwo byashyizwemo umukazo. Wabwirwa n'iki? Mawakifi zose intumwa y'Imana yabaga irimo warabyumvaga ni nk'ibi ngibi. Kandi noneho birahagije ko mwarabibujijwe. Kandi idini y'umuntu ufata ikintu ubona kikoroheye aho kwishyira mu cyo nk'aha ngaha kuvuga ngo mwarabibujijwe la shakka fi, ariko kuvuga ngo lam yu'zam alaina harimo shaka. Niyo mpamvu usanga abamenyi bahazunguruka, umwe akavuga ati birabujijwe, abandi bati ntibibujijwe. Ibyiza rero ku mugore w'umuyisilamukazi mu rwego rwo kurinda idini yawe ni uguhagarara kuri iki ngiki ko rwose bitemewe ko umugore ajya mu marimbi ngo aherekeje amarimbi. N'ikindi kandi nuko bitigeze bibaho ku gihe cy'intumwa y'Imana abagore ntabwo baherekezaga imayiti, no ku gihe cy'abasanyanya no kugeza ubu. Ese none aha ngaho wabizana ngo bikungura iki? Ni iterambere. Ni ukuvuga ngo ikiriho gikomeye abayisilamu bakomeje kugenderaho ni icyo. Hano hari hadith rero irebana n'uburyo bwo gutegura imirambo. Hadith ya Ummu Atiyya al-Ansariyya radhiyallahu anha qalat dakhala alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana yinjiye aho twari turi hina tufiyat ibnatuhu, igihe umukobwa we yapfaga. Faqala اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك, mumwoze inshuro 3 cyangwa 5 cyangwa se inyinshi zishoboka ku buryo ajya. In ra'aytunna dhalik, uko mubibona mbese ku buryo mwoza umurambo ku buryo ukeye kandi mukoresha amazi na sidri. Amazi arazwi na sidri ni nk'ikimbo cy'isabuni, ni sidri ni ibintu bimeze nk'ibyatsi, bose barabigurisha mu misigiti Corona Tracom na wenda uko nta bantu bakunda kugurisha ibyo bintu, ariko sidri maarufu iyo uyifashe ukayishyira mu mazi ukayikoroga ubona imeze nk'isabuni. Iyo uyikoreshe nko koza umuntu witabye Imana ubona imufasha nyine agacya neza. Nibyo bajyaga bakoresha ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanyuma irabwiye iti wajanna fil akhirah kafuran, hanyuma ku nshuro ya nyuma mushyiremo n'amavuta ahumura nyine, au shay'a min kafur, cyangwa se ikintu mu bihumura. Fa idha faragtunna fa'adhinanni, nimurangiza mumpamagare mu burenganzira. Falamma adhannahu fa'atana haqwahu faqala asharnaha iyahu tani izara. Intumwa y'Imana barangije koza uwo mwana w'umukobwa, yabahaye intu z'umwenda wayo yambaraga, iramuha kugira ngo ube mu byo bari bushyire imbere nyine barimo kumwambika. Nawe urumva ayo ni amahirwe, umuntu gushyingurwa mu mwambaro w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ikintu gifite umumaro wacyo, ni amahirwe akomeye. Ariko n'uyu yari umwana we sallallahu alaihi wasallam. Icyo twunguka muri hadith rero nuko koza imayiti nyine wabikora 3, 5 cyangwa se 7 uko bishoboye, ugakoresha amazi na sidri. Sidri yaba ntayihari